impano ntago ari ngombwa yuko uhereza umuntu imodoka ihenze, ntago ari ngombwa yuko uhereza umuntu umwenda uhenze, ntago ari ngombwa yuko ukorera ikintu umuntu gihambaye cyane. Icyangombwa niko kigomba kuva ku mutima, icyangombwa niko kigomba kuva ku mutima, kikaza gifite agaciro kanaka wagihereje kuri uwo muntu ugiye kugihereza, kandi nawe wizeye ko uwo muntu ugiye kugihereza atari umuntu ushobora kuba yagira gute wagutamaza, utagera imbere ugasanga hari ibindi yagushakagaho atari ibyo ngibyo. Burya umuntu ufite urukundo umumenyera muri ibyo bintu, kubera ko niba uhaye impano umuntu wenda nka shokora, wamuhereza shokora ukabona uwo muntu ararakaye ngo yango ntago ari murakaza neza, murakaza neza muryango muhire, murakaza neza. Chantal Akiza TV, murakaza neza murisanga. Akarimbo ndagakunda cyane umuntu wari wese uri mu rukundo, akarimbo ndakamutuye n'akakaralise karasira ushaka kujya kukareba, ndagakunda cyane ariko muyumve ndakabatuye. Niyo mpamvu ariko ntangije uyu munsi nduva ndi mu rukundo, nanjye nizere ko nawe uri mu rukundo nk'ubwo ndimo. Imana ikomeze kubamira umugisha. Ubwo uyu munsi tugiye gukora ikiganiro, reka nze nyizimye hanyuma tuganire. Hello, amakuru yanyu, nizere ko mukomeye, nanjye ndakomeye, ndashima Imana, meze neza. Uyu munsi rero mbatangiriye ikiganiro mbaha ku ndirimbo ya Clarisse Karasira, umukobwa nkunda cyane, ubwo nkunda n'indirimbo ze. Ubwo rero yari afite indirimbo y'urukundo, niyo mbanje kubashyiramo kugira ngo muyumve. Ndumva ndi muri iyo mood, ndumva ndi mu rukundo, namwe nizere ko muri mu rukundo. Ndabakunda cyane. Ubwo rero noneho reka dutangire ikiganiro cyacu cy'uyu munsi. Mbere ko dutangira reka nze mbibwire, ndi Chantal Hakiza nkuko bisanzwe, ndi mama w'abana 3, mfite umutwaro umwe, maze imyaka 12 nimariye, ejo bundi mu kwa karindwi zaba 13. Ubwo urumva ko imyaka yagiye, nduva bihagije. Uko nguko musanzwe munzi, ni hano kuri Chantal Hakiza TV, televiziyo nziza cyane, televiziyo tuganiriraho byinshi cyane byubaka umuryango muri rusange, nibyo bintu tuganiraho. Ubwo rero uyu munsi nkaba naje kugira ngo tuganire no ku kindi kiganiro nacyo kijyanye n'umuryango nk'uko bisanzwe dusanzwe tubigenza hano. Ikintu tugiye kuganiraho uyu munsi nibaza ko nakibanzaho cyane mu biganiro byose nakoze, ariko nkaba hari atari cyo navuze cyane kugira ngo cyumvikane, kubera ko abantu benshi bakunda kukimbazaho bakangishaho inama. Ndavuga ati hari reka nzakora ikiganiro aricyo kintu gusa cyonyine tuvugaho, nta kindi kintu tuganiraho. Ubwo rero reka nze aricyo noneho tuganiraho, nkuko abantu benshi bagumye babinsaba. Murabizi ko iyo umuntu asabye ikintu mba numva naza nkabisangiza n'abandi nabo bakumva. Hariho benshi batinya gukora commentary. Ubwo rero iyo umuntu atinya gukora commentary abafite impamvu zitandukanye, ntabwo nzizi, ariko buri muntu wese afite uburenganzira bwe bwo kugira ubuzima bwe yisangije atarinda kubusangiza abandi. Ntabwo ariko abantu bose bumva baza hano bakavuga nkuko Chantal aza hano akavuga. Hari abantu bumva ubuzima bwabo bashaka kubushyira byite, nta badashaka kubusangiza abandi. Ubwo rero bakumva ko bansanga muri ntuze
muri mailbox yanjye cyangwa muri inbox yanjye bakanganiriza. Ubwo rero icyo kintu bakinganirijeho ariko bafiteho ikibazo, bavuga ati se nuko bigomba kugenda. Ubwo rero topic y'uyu munsi tugiye kuganiraho ni topic ivuga guhana impano. Guhana impano, ese ni ngombwa hagati y'abakundana? Ese ni ngombwa hagati y'abashakanye? Iyo ngiyo niyo tugiye kuganiraho. Ngiye kubasobanurira byinshi ku byo mbiziho. Ubwo niba hariho n'abandi bafitemo experience kundusha, nabo nta kibazo bashyire muri komanteri, tugende twungurana ibitekerezo. Ubwo rero tugiye kukivugaho icyo kintu uyu munsi wa none, nicyo kintu tugiye kuvugaho, nicyo kintu tugiye kwibandaho, tukivuge, tugihere hasi tukizamure. Ubwo noneho nagira ngo mbabwire ko guhana impano hagati y'abashakanye, hagati y'abakundana, ni byiza cyane, ni na ngombwa cyane kubera ko bikomeza urukundo. Ukuntu bikomeza urukundo ni kubera ko kugira ngo buryo utegurire impano umuntu ni kuba wamutekereje kandi ukamutekerezaho igihe kitari gitoya, kuko ufata igihe cyo kujya mu isoko gushaka iyo mpano. Niba ugiye gushaka iyo mpano mu by'ukuri hariho umwanya washize muri uwo muntu ugiye gushakira impano. So ubwo rero ndagira ngo mbabwire, ubwo hamwe hari haba bari kumbwira ati se wenda mwebwe muba mu kizungu ni mwebwe mushobora kuba mwavuga ngo mwahana impano, ese nkatwe tuba ahangaha nk'abantu benshi baba muri Afurika nibo bakunda kubimbwira, bambwira ngo mbivuga byo guhana impano kubera ko ndi mu kizungu, kubera ko ndi muri Amerika. Ntago ari uko nguko, burya impano iturutse ku ukunda ntago iba ntoya, naho byagenda gute nta nubwo iba y'amafaranga make ukavuga ngo ni amafaranga make. Oya, igiturutse cyose ku muntu ukunda kiza ari cyiza cyane kandi kiza gishimishije. Ubwo rero guhana impano ntago ari ngombwa yuko uhereza umuntu imodoka ihenze, ntago ari ngombwa yuko uhereza umuntu umwenda uhenze, ntago ari ngombwa yuko ukorera ikintu umuntu gihambaye cyane. Icyangombwa niko kigomba kuva ku mutima, icyangombwa niko kigomba kuva ku mutima, kikaza gifite agaciro kanaka wagihereje kuri uwo muntu ugiye kugihereza, kandi nawe wizeye ko uwo muntu ugiye kugihereza atari umuntu ushobora kuba yagira gute wagutamaza, utagera imbere ugasanga hari ibindi yagushakagaho atari ibyo ngibyo. Burya umuntu ufite urukundo umumenyera muri ibyo bintu, kubera ko niba uhaye impano umuntu wenda nka shokora, wamuhereza shokora ukabona uwo muntu ararakaye ngo yango ntago ari byo bintu nashakaga, ngo nashakaga ngo ibi n'ibi, burya uwo muntu ntago gukunda, ahubwo akunda ibintu ufite. Sinzi niba tubyumvikanaho. Ntago gukunda ahubwo akunda ibintu ufite. Wenda ashobora kuba yaragushatse kubera ko ufite akazi keza, ashobora kuba yaragushatse kubera ko wize amashuri menshi, ashobora kuba yaragushatse kubera ko ufite ibintu kanaka cyangwa ufite n'akazi keza. Ibyo nabyo birashoboka. Hariho akantu kamwe ngiye kukanyuzamo mukumve. Nibaza ko hari abantu benshi bakabonye, kubera ko hari abantu benshi bakanyohereje bambwira ati Chantal, reba ibiba mu bintu by'inkundo by'iki gihe, nta rukundo rukibaho, abantu basigaye bakunda abantu kubera ko ari buze akamukuraho ikintu kanaka, ari buze akagira ikintu agomba kumukuraho. Mu by'ukuri ntago kumbwira ngo nta rukundo rukibaho, rurahari kubera ko turarufite. Niba turufite kandi hakabaho n'abandi benshi mbona barufite, ni kubera ko urukundo rurahari. Urukundo rurahari, ahubwo ushobora kuba wayobye wagiye kuri wa wundi utagira urukundo. Nicyo hari nshobora kuba navuga. Noneho ako ka video kakoraga ibi ngibi. Umuhungu yaraje kuri anniversaire y'umukobwa ku munsi kwisabukuru ye, araza amuzanira umugati yunguyu usanzwe nyine arawuzana uri mu ishashi. Noneho arangira amubwira ati happy birthday, my sweetheart, all those kind of things. Nyine amagambo meza cyane nkayo wita umukunzi wawe. Hanyuma uwo mukobwa arareba uwo mugati, arangije uzikintu yakoze, yakubise urushyi uwo muhungu. Amukubise urushyi, iki ngiki nicyo mpereza aho kuba ari kado yanjye, iki ngiki nicyo mpereza nk'impano yanjye, nta n'isoni. Urumva? Umuhungu directement yese abona umukobwa we yakunze ari we. Ubundi aho ngaho bibonye gutyo ugomba guhita wiruka, kubera ko wakunze umuntu utagira urukundo, ahubwo afite ikindi kintu agushakaho. So icyo umuhungu yakoze ni iki ngiki,
umuhungu yahise amanyura wa mugati, arawufungura awukura mu ishashi, arawumanyura akuramo urufunguzo rw'imodoka. Wumve komesha amweretse ko deja yari imodoka. Umukobwa yatangira ngo mbabarira ngo nukuri ngo ntago ari nyewe ngo ntago nabishakaga n'ibiki byose. No, wabishakaga kubera ko we wari ufite ikintu kindi cy'umuntu ushakaho. Uwo mugati mu by'ukuri ntago wawufashe nkaho uvuye ku mukunzi wawe, umukunzi wawe ugukunda, umukunzi. Reka mbabwire ikintu, burya akantu gato karashobora kuvamo kanini, akantu gato karashobora kuvamo ikintu kinini. Ntago rero biri ngombwa yuko umukunzi wawe agomba kuguhereza ibintu bihenze cyane, ahubwo ugomba guhereza agaciro kiriya kintu aguhaye. Kuba yanagutekereje, akagutekereza niba iyo shokora igura amadolari angahe, igura idolari rimwe, akavuga ati kameme kuba yagiye mu isoko mu bintu yagiye kugura agatekereza na shokora yanjye, nibyo agaciro gakomeye cyane. Ukumva uhaye ako gaciro k'uwo muntu ibyo bintu yagiye kubishaka. Ntago ari ikintu hakutoga mu muhanda ngarangiza kikuzanire. Hari n'ugenda mu muhanda cyangwa mu kigunda ahantu kanaka akabona uturabyo, akavuga ati tuno turabyo ni twiza cyane kandi madamu wanjye akunda indabyo cyangwa umugabo wanjye akunda indabyo, akagenda mu rugo adufite mu ntoki akaduhereza madamu we akishima cyangwa umugabo akishima mu gihe bafite urukundo. Twongere tugaruke mu gihe bafite urukundo, ariko badafite urukundo ntago yabona ko izo ndabyo zifite agaciro. Ubundi rero ubwo urumva ko impano ziratandukanye biterwa n'uwo ukunda, ibyo akunda. Ubundi normalement iyo ukundana n'umuntu uko bigenda gahoro gahoro niho umenya ko uwo muntu ese akunda iki, ese ni igiki ushobora kuba namuhereza nk'impano. Mwumvishe? Noneho uwo muntu hariho abadamu bakunda indabyo. Reka duhere ku badamu kubera ko nanjye ndi umudamu. Hariho abadamu bakunda indabyo, hariho abadamu bakunda shokora, hariho abadamu bakunda ikarita yanditseho amagambo gusa. Ndimo muri abo bantu bakunda amagambo. Ngiye nkunda amagambo burya cyane. Ntago ngiye kuvuga ngo nanga nibyo bampereza, ariko wabimpereza ariko mu gihe umbwira ya magambo ari muri wowe, wa rukundo nkunda, ukabimbwira ukuntu nkunda, ndazinezerwa cyane. Nkunda carte yanditseho n'umugabo wanjye arabizi. N'indabyo ndazikunda ariko bitari cyane. Nkaba nakunda n'ikindi kintu none ushobora kuba wampereza. Hariho abadamu rero bakunda yuko ugomba kubahereza kado ubahaye ikintu. Tuvuge wenda ukabagurira igitenge, tuvuge wenda ukabagurira ikariso. Uzi iyo umugabo wawe yagiye kugurira ikariso, ceceka ubigenderaho nk'umwaka wose, kubera ko kugira ngo umugabo atekereze kujya kugura ikariso ya madamu, ebana aba yafashe umwanya munini cyane kugira ngo ayibone, amenye size ye, amenye kurera ashaka n'ibyo byose. Urumva ko aba yakoze kamwe akazi gakomeye cyane. Cyangwa akagushakira amavuta ukunda. Hariho abantu nabo babikunda. Cyangwa akagenda mu isoko akagushakira makeup ukunda. Ntago byoroshye kugira umugabo burya agende kugushakira makeup, burya aba yakoresha imbaraga zikomeye cyane kugira ngo agushakire makeup uhora wisiga. Ibintu nk'ibyo ngibyo bitandukanye. Abagabo nabo bakunda ibindi nabo bitandukanye. Bakunda ibintu bitandukanye. Hariho abagabo nabo bakunda indabyo cyane rwose, akazikunda kumva ntuze impano ushobora kumuhereza wamuhereza indabyo, ariko ntago ari benshi nk'abadamu. Hari abakunda amakarita nk'uko nabivuze. Nanone hari abakunda yuko ugenda ukabagurira ipantaro, ukamugurira ishati, ukamugurira ibintu bitandukanye, ukagenda kugura shokora. Na shokora nayo barayikunda. Na bombo, ukamugura na bombo. Burya umuntu ukunda urashobora kumugura akana kariko kose. Tuvuge wenda nk'amafaranga ufite ukavuga ati mfite amafaranga ya nayo, ese ngomba kugira gute? Urashobora no kunyura ku isoko ukagura ka bombo kakazanira madamu wawe cyangwa umugabo wawe, kandi yabyishimira cyane rwose. Burya ikintu cyose kivuye ku mukunzi wawe kiza gifite valere kanaka, kiza gifite uburemere kanaka. Ubwo rero ku bintu bya kado nuko nguko bigenda. Mu by'ukuri ntuzavuge ngo nta mafaranga afite, ngo ntabwo ufite ibihagije. Nubwo waba udafite amafaranga, nyura mu kigunda hariya, ariko hirya ufata uturabyo. Madamu wakunda indabyo, umuzane uturabyo cyane rwose, aradukunda. Unyure hariya umugurire irindazi, umugati uwuzane, madamu wawe yakwishima. Cyangwa ugende utahe wenda nk'umugabo, uvuge utahe wenda niba watashye kare wavuye ku kazi, umadamu wawe aze asange wogeje ibyombo byose mu nzu, wamutekeye nk'iki byose. Iyo nayo ni kado ikomeye cyane.
kandi guhereza kado umuntu, guhereza umuntu impano ntago ari kuvuga ngo ni umunsi kanaka, ariko noneho niyo minsi reka tuyivuge. Ubwo navuze ku badamu nyine kuntu ushobora kuba wamutekera n'ibyo byose, n'umugabo nawe nuko nguko urashobora kuvuga ati umugabo wanjye akunda namutekenya bimeze gutya, umugabo wanjye akunda namutekera ibintu bimeze gutya, reka nze mbimutekere mutungure, nagera mu rugo asange ari byo bintu natetse ntamubwira ibyo ngiye guteka. Uzi biryoha, umugabo arishima cyane. Ubwo rero noneho nuko nguko bimeze. Ubwo ntago ari kuvuga ngo ukeneye ibintu bihenze cyane kugira ngo ushimishe umukunzi wawe, ntago ukeneye ibintu bihenze habe na gatoya. Utuntu dutoya cyane turashobora kuba twashimisha umukunzi wawe. Nibyo rero nagira ngo tuganire ku bintu by'impano. Abantu bambazaga ati se guhana impano hagati y'umugore n'umugabo ni ngombwa rwose, kandi bishimisha umukunzi wawe, bishimisha madamu wawe, bigashimisha n'umugabo wawe. N'uwo mukundana n'aba bandi bari bifuza kurushinga, mukamukunda n'umuntu kanaka, bukaba wamutumaho mu rugo iwawe, ukamutekera wa mugabo we, ugatekera umukobwa wakunze, cyangwa umugore nawe akaba yagutumaho, umukobwa nawe akaba yagutumaho, akaba yagutekera nawe. Ibintu nk'ibyo ngibyo, ibintu byoroshye cyane. Kado burya impano ivuye ku ukunda yose izifite valere kanaka, izifite uburemere kanaka. Ubwo rero ni ibyo ngibyo nagira ngo tuganireho. Niba hari abandi mufite mwavuga ati okay, ibi nibi nabyo birashoboka, mukore commentaire aho hasi, munambira ariko mumpe n'imbaraga, muvuge ati Chantal komerezaho, Chantal uratwigisha tukanyugwa, Chantal ibi ngibi ntago ari byo, unyahe rwose bikomeye cyane, umbwire ati ibyo bivuze ntago ari byo, ntago ngemeranyaho nawe, ntacyo bitwaye rwose, unanyahe bikomeye cyane, umbwire ko utabyumvikanaho nanjye, ntacyo bitwaye. Unambwire ati rwose ngewe ibyo bintu uri kuvuga ntago mbyumvikanaho nawe habe na gatoya, unyahe, ntacyo bitwaye rwose. Commentaire nziza nimbi zose ndazemera, nabibabwiye ni ukuri kw'Imana. Niba nafashe umwanya wo kugira ngo nkore video mbigishe n'iki byose, mba nkeneye uko namwe mumbwire ati courage, mumbwire ati komerezaho, mumbwire ati Chantal ibi ngibi byo wavuzemo ntago ari byiza, ndabikunda cyane kubera ko ndagusubiza. Niba wakunze video yanjye, fata umwanya wandike muri commentaire, kubera ko nabandi baba bashaka kureba commentaire bashize kuri iyo video, ikagira nawe ibyo ugomba kubungura. Wenda hari igihe ushobora kuvuga ikindi kintu umuntu nawe yashaka kubaza, nagusubiza akababoneyeho nawe aragize gute, abonye igisubizo kuri icyo kintu yashaka kugira kubaza. Nukuri mujye mukomanta, mujye mushyiraho commentaire aho hasi, mukore like ni nziza cyane, kubera ko bituma YouTube channel yanjye igumiza ikazamuka, ikagera kuri benshi bakeneye kumva inyigisho zanjye. Mu by'ukuri hariho benshi bazikeneye ariko zitarabageraho bitewe nuko mudakora share cyane, mudasangiza abandi cyane. Mujye musangiza abandi cyane, mukore like na commentaire, nukuri zigere ku bantu benshi cyane, niyo gahunda yanjye. Navuze ati byanze bikunze nzaza nigisha ingo n'Imana yantumyeho, nta kindi kintu. Umuryango ni w'Imana yantumyeho, uwo muryango rero narimeje ngomba kuwigisha. Namwe rero mumfashe nk'abantu mureba video zanjye, mumfashe musangiza abandi, zigere ku bantu benshi bashoboka. Nukuri rero ndabakunda cyane, mbifuriza ibyiza gusa. Ubwo rero nicyo ngicyo twashaka kuvuganaho ku bintu by'impano hagati y'abakundana, bifuza kurushinga n'abubatse. Urumva ko ni ngombwa kugira ngo uhereze madamu wawe impano, umuhereze uturabyo cyangwa shokora, bombo, rindazi, uko ushobojwe, uturabyo nyine. Urashobora no gushaka n'indabyo ukazikura mu kigundo ukamuzanira, ukazigira neza ukazimuhereza, kandi akishima cyane. Birashimisha abadamu. Na wa mudamu we, hereza impano umugabo wawe. Ni ukuvuga ko igice cyose ashobora kumuhereza impano, ntabwo ari ukuvuga ngo ni kuri anniversaire y'umugore wanjye niho ngomba kumuhereza impano. Oya, urashobora no kumuhereza impano n'igice cyo cyose. Uzi ariko akantu kaje gutunguye kararyoha cyane. Ariko noneho tuvuge no ku kintu noneho nari ngiye kurangiza ntakivuzeho. Tuvuge ku kintu cyo guhana impano hagati y'umugore n'umugabo.
kuri anniversaire, kuri Mother's Day, kuri Women's Day. So no kuvuga ko ndi kubivuga mu cyongereza mu mbabarire cyane, reka nze ngaruke mu kinyarwanda cyane. Gumba nagerageje kugira ngo mvuge ikinyarwanda none biranancitse, mu mbabarire cyane. Ntago ari kwirata no kubera ko umuntu aba bari ba mu rurimi cyane none ugasanga byamugoye. Ni ukuvuga ko rero ku munsi mukuru w'abamama urashobora guhereza madamu wawe kado. Ku munsi mukuru w'isabukuru ye urashobora kumuhereza impano. Ku munsi mukuru tuvuge wenda nko kuri Noheli cyangwa kuri Bonane, naho urashobora kumuhereza impano. Ku minsi mikuru nk'iyo ngiyo, ku minsi mukuru y'abagore hari umunsi mukuru w'abagore, ibyo byose ugomba kubizirikana. Ndabizi ko abagabo birabagora kugira ngo babizirikane, ariko mujye mubizirikana kubera ko birashimisha abagore banyu. Nawe wa mudamu we, reka nkubwire, umugabo wawe nawe ujye umufata neza ku munsi mukuru w'amavuko ye, ku munsi mukuru w'abapapa, ku munsi mukuru kuri Noheli, kuri Bonane, kuri iyo minsi mikuru yose itandukanye ujye umwitaho. Bibyerekana yuko umukunda kandi umuzirikana. Ubwo rero noneho n'abagira za Facebook, za Instagram, za ntuze nanizi za WhatsApp, ukamushyira no kuri stati ye, ukamwifuriza ariko ati isabukuru nziza madamu wanjye nkunda cyane, isabukuru nziza umugabo wanjye nkunda cyane, umunsi mukuru mwiza w'abadamu mudamu wanjye nkunda cyane, umunsi mukuru w'abamama umugore wanjye nkunda, umunsi mukuru w'abapapa umugabo wanjye nkunda. Ibintu nk'ibyo ngibyo biraryoha cyane kubera ko abona ko wafashe uwo mwanya ukamuvuga ati reka nandike akantu kuri stati yanjye, reka mfate nshyire kuri Facebook yanjye. Ndabivuga gutyo kubera ko ngiye nkunda gupostinga nk'abantu bankurikira kuri Facebook, murabibona cyane rwose nkunda kwipostingira. Umugabo wanjye rwose mba namupostinze igihe cyose, abana banjye mba nabapostinze, mwese mujya mubabona. Biraryoha cyane kubabona ko wabishyizemo imbaraga kandi wamushaye agaciro kanaka. Ndabizi abagabo birabagora cyane vraiment, nko ku munsi mukuru noneho ibaze noneho basi n'umunsi mukuru musangiye, ariko abagabo birabagora cyane. Ugasanga noneho n'umunsi mukuru mwizihiza anniversaire yanyu igihe mwakoreye mariage, ugasanga usika abagabo batajya babyibuka. Hari abagabo batajya babyibuka, gusa numvise ngo hari n'abagore batabyibuka. Naravuze ati ko mwana ho mwijungiye, nari nzi ko abagore babyibuka, ariko rero ni ukuvuga ko mwese mugomba kubyibuka kandi mukabishyiramo imbaraga. Niko tubigenza hano iwacu. Burya njye n'umugabo wanjye iyo hageze igihe twakoreye mariage, ni ikintu dutegura tukamara nk'amezi nkangahe tugitegura. Nk'ubu tuzayikora ejo bundi, ariko twarayiteguye. Tuzayikora mu kwa karindwi ku itariki 19, ariko twamaze kuyitegura, tuzi ko izagenda byose, kandi ndi kumwe n'umutware wanjye tukabitegura twese. Ni ukuvuga ko rero mu by'ukuri ni ikintu mugomba kwizihiza ko muri babiri, kubera ko ni mwebwe mwashakanye kuri uwo munsi. Ni umunsi wo kwibuka kuri wa munsi wari mwiza cyane, kuri ya mariage yanyu ko mwari mumeze, ko byari bimeze. Kiragiye ahubwo ni urukundo nanone rukomeza rukazamuka cyane, rukiyongera kurusha rwa rundi rwa mbere. Okay, so ni ibyo twaganiragaho rero. Mu by'ukuri mushyiremo imbaraga ku bintu byerekeranye nabyo n'impano, nabyo birafasha cyane, bikomeza urukundo hagati yanyu, kubera ko babyerekanye ko buri umwe wese atekereza undi n'undi atekereza undi mu bintu byerekeranye n'urukundo. Ubwo rero Imana ikomeze kuba umugisha, ndabakunda cyane. Mbere yuko ndangiza ndagira ngo mbabwire ngo mwankurikira kuri Facebook. Mfite Facebook, reka mbetsindagire cyane kubera ko mbona byarabagoye cyane. Facebook yanjye ntago ari Facebook isanzwe, ni Facebook bita page, ni page. Ntago ugiye kushakisha iryo zina ngo Chantal Hakiza TV, ugomba gushakisha Chantal Hakiza TV page, niho uyibona. Ariko nujya kunshakisha Chantal Hakiza, uzahita ubona Facebook yanjye isanzwe, kandi iyo Facebook yanjye nujuje 5,000. Mu by'ukuri bizakwemera ko ugomba kohereza friend request, nzayibona, ariko ntago bizigera binyorohera habe na gatoya. Mbabare cyane hari umuntu ari guhamagara, ariko nta kibazo turakomeza. Ni ukuvuga ko nzabibona, ariko ntabwo nzashobora kuba nagufata kubera ko abantu namaze kubuzuza kuri Facebook yanjye. Nkaba mfite na Instagram yanjye ni Chantal Hakiza TV. Ubwo wagendaho naho ukankurikira.
ya nibaze ko hari mbabwiye ko ni Chantal Hakiza ntago ari TV sorry nari mbabwiye ngo Chantal Hakiza TV ni Chantal Hakiza niyo Instagram yanjye ubwo wagendaho ukankurikira hari umuntu yarampamagaye mu mbabarira gatoya ubwo byari bideranje gatoya ya ariko wagenda ukankurikira aho hantu hose ukanyandikira message nagusubiza nta kibazo rwose Imana rero ikomeze kuba umugisha kandi nizere ko mumeze neza ndabakunda cyane sengera ingo zanyu sengera inkundo zanyu Imana ikomeze kuba biruhande ndabakunda cyane yari Chantal nkuko bisanzwe Hakiza bye bye